Ndagushimiye cyane wowe ukurikiye iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Uri kumwe nanjye Ntirumara Intwari nkunda amahoro nk'uko bisanzwe, uhaye ikaze cyane. Wigeze wumva uburyo mu isengesho rya Dawe uri mu ijuru cyangwa se Data wa twese uri mu ijuru dusenga dusaba Imana kuduha umukati ifunguro ry'uyu munsi? Nta gushidikanya waba ubizi niba uri umukristo wo mu Rwanda, kubera ko iri sengesho dukunda kurisenga. Nibyo koko rero amafunguro ni ikintu cy'ingenzi cyane mu mibereho y'abantu ndetse yewe n'ibindi binyabuzima nk'inyamaswa, kuko turayakeneye kugira ngo tubeho. Bitaba ibyo hagakenerwa n'amazi n'ibindi byo kunywa byunganira ibiribwa mu buzima, kugira ngo abato babashe gukura ndetse n'abakuze babashe gukora ibyo imibiri yabo ikenera, babashe gusaza neza. Amafunguro rero agafata umwanya w'ibanze mu mibereho y'abantu, maze bigatera agahinda gakomeye kuyabura, kwicwa n'inzara ukagwa isari, kandi wenda hari abandi badamaraye barya bakanasagura bakabimena. Akahawe umuririmbyi waririmbye ngo imbwa ze zigahaga, wowe imbabura imanitse. Ni ikintu rero kibabaza cyane kwicwa n'inzara, yaba ari ukukwica byo gusonza ugasonza cyane, ukizirika agashumi mu nda, ya ndirimbo ya kera ngo narabwiriwe ndaburara bukeye ndabusubira nizirika agashumi mu nda. Uri nk'umuntu mukuru dukurikiye uyizi, watwandikira muri comment niba uyibuka. Birababaza cyane rero kugira inzara, kandi bitera agahinda, abana bakagwingira, abakuze bagashorokora, ibintu bikazamba n'ubuzima ntibushoboke. Hakaba ubwo rero noneho bigera ku rundi rwego, umuntu akaba yanapfa agashiramo umwuka. Uyu munsi reka tugaruke ku nzara zigera mu 8 zikomeye zamenyekanye mu mateka y'u Rwanda, zigahitana abantu benshi kugeza na n'ubu zikaba zirahirwa ko zari mbi. U Rwanda rero rwahuye n'inzara nyinshi zinyuranye mu bihe bitandukanye mu mateka yarwo, ku buryo tutazazibagirwa. Ubwinshi bw'izo nzara ndetse n'urukurikirane rwazo byatumye inzara ifatwa nka kimwe mu bintu abantu bashingiraho babara iminsi, mbese igafatwa nk'indangagihe. Uzumva abantu benshi basheshe akanguhe bakuze kuri ubu bavuga bati navutse mbere cyangwa nyuma y'inzara ya Ruzagayura. Hari nubwo azakubwira izindi nzara nka Gakwege, Rumanura imbaba n'izindi. Izo nzara rero zitandukanye zabaye mu Rwanda zagiye ziterwa n'impamvu zinyuranye nk'amapfa, ibyonnyi, intambara n'imidugararo, ibiza kamere n'izindi, ariko zihitana imbaga y'abantu. Icyakora abami n'abatware bayoboraga u Rwanda bakoze uko bashoboye kose ngo barinde abaturage kumarwa n'inzara, bitihise baranayitsinda, ibiribwa bikongera kugwira mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye, inzara ntishyire iherezo ku buzima bw'abantu. Ibi wabibonera nk'ukuntu umwami Yuhi wa kane Gahindiro n'Abiru bahanganye n'inzara ya Rukungugu yabaye ahagana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19. Iyi nzara ya Rukungugu yaturutse ku mapfa yayogoje igihugu mu gihe cy'umwaka wose, nk'uko igitabo Un abrège de l'histoire du Rwanda cya Padiri Alexis Kagame kibisobanura. Umwami Gahindiro n'Abiru rero bakoresheje inzira y'ubwiru yiswe iya Rukungugu mu kurwanya iki cyago cy'inzara. Muri iki kiganiro reka turebe amateka avunaguye y'izi nzara 8 nababwiraga nyine zayogoje u Rwanda kurusha izindi, zahitanye ibihumbi by'abantu, zikangiza ibintu byinshi, abana bakagwingira, abakuru bagashorokora bakarwara bwaki. Ubwo nabwo nababashije ariko gucika ku icumu rityaye ry'izo nzara. Turahera ku nzara zo mu myaka yo hambere, kuva ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri nk'iyitwa Ruyaga na Kimwaramwara, kugera ku za vuba, inzara za vuba ahangaha nanjye nzi nk'iyiswe Troncome yayogoje akarere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu mwaka w'ibihumbi 2012 n'ibihumbi 2013. Inzara ya mbere twareba ni iyitwa Kijugunya. Kijugunya ni inzara yayogoje u Rwanda mu mwaka w'1895 ku ngoma y'umwami Rwabugiri. Dore ko iyi ngoma y'uyu mwami yaranzwe n'ibizazane byinshi byari byiganjemo inzara z'umusubirizo. Muri izo nzara rero harimo iyi ngiyi Kijugunya, ariyo yari ikaze cyane, yanahitanye abantu babarirwa mu bihumbi. Iyi nzara yatewe ahanini n'imihindagurikire y'ibihe, yateye ugutuba k'umusaruro w'ibiribwa, nuko abantu bakicira isazi mu jisho,
abandi bakicwa n'inzara burundu bakabahamba. Iyi nzara rero yirahirwa n'abanyarwanda, ariko abenshi mu bahuye nayo ubu ntibakiriho, barashaje, ariko amateka agenda agaragaza ko iyi nzara yari ikindi kindi. Nyuma yayo haje iyitwa Ruyaga. Iyi nzara yogoje u Rwanda mu myaka y'igihumbi 897 kugera mu 1903. Ni gato nyuma y'ubwami ingoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri amaze gutanga, kuko yatanze mu 1895. Inzara ya Ruyaga yatewe n'inzige, izi zonye imyaka, birangira ihitanye abantu babarirwa mu bihumbi. Inzige rero buriya nimbi murabizi, ni ibyonyi bibi cyane byangiza imyaka, maze abantu bakayiriye bagatungwa nayo bakicira isazi mu jisho. Irangiye, dore ko ngo hari ibintu hajya ibindi, byaba byiza cyangwa ibibi, ntabwo inzara amateka yazo yahagarariye aho mu Rwanda, ahubwo mu mwaka w'1904 n'1905 haje inzara yitwa Rwakabaga. Iyi nzara yatewe n'amapfa yiganje cyane mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'igihugu muri iyo myaka. Iyi nzara yatumye abahinzi batubya umusaruro, akaba wa wundi wo muri cya gitabo cy'uwa gatatu cya edition Bakame, ngo umusaruro we watubywaga no kudafumbira, maze inzara iranuma, irabica biracika, igarika ingogo, ihitana abenshi mu Rwanda. Ngayo rero amateka y'iyo nzara. Abanyarwanda bakirimo kwiruhutsa, bumiwe bakibara inkuru y'izo nzara ebyiri zabanje, ntabwo iya gatatu yabarebeye izuba, kuko Rumanura Imbaba, izwi nanone ku izina rya Rumanura rihinnye, yongeye kuyogoza u Rwanda mu 1916 kugera mu 1918 mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose. Inzara ya Rumanura Imbaba yatewe ahanini n'intambara y'isi, yari yiganjemo ihunga ry'abantu bava mu bice bimwe bajya mu bindi, ubusahuzi bw'ibiribwa ndetse n'inzige zongeye kwigabiza imyaka mu Rwanda urundi, nuko zikayona, maze abantu bakabura umusaruro. Inzara ya Rumanura Imbaba yahitanye abantu benshi cyane, benshi bo mu bihumbi byinshi, kuko kugira ngo wumve urugero yari iriho yica abantu, abapadiri bo kuri misiyoni ya Nyundo batangaje ko ubwabo aho ngaho muri ako gace ka Nyundo honyine Rumanura Imbaba yishe abantu bagera ku bihumbi 25. Umva rero ko iyi nzara yari injyana muntu mu gisobanuro cy'iryo jambo cya nyacyo. Rumanura Imbaba abanyarwanda bayihonotse bongeye guhura n'indi nzara ikomeye ya gatanu yitwa Gakwege mu 1924 kugera mu 1926. Iyi nzara rero nta yaje ari ikindi noneho, nk'ubwo itari ikabije nka Rumanura Imbaba, ariko nayo yarabiciye biracika, ibintu bigera iwa Ndabaga, hahandi nk'umwana aba arira na nyina ntiyumve, maze abantu barapfa, abandi barazingama, kugeza ubwo kwiyondora byafashe igihe kirekire. Akaba bya bindi rero ngo uwarose nabi burinda bucya, bakirimo kwisuganya biyondora baririmba urwo babonye, ntabwo indi nzara y'ikishi yabarebeye izuba, kuko nyuma y'imyaka 2 gusa mu 1928 hadutse inzara ya gatandatu yitwa Rwakayihura, nuko imara imyaka 3 yose kugera mu 1930. Iyi nzara rero yaturutse ku mapfa yogeye hose mu Rwanda muri iyo myaka, yahitanye abantu barenga 35,000. Izi nzara umenye zari zigiye gushyira iherezo ku baturage b'u Rwanda, kuko urumva Rumanura Imbaba yageze itya ihitana 25,000 muri Nyundo honyine, Gakwege ihitana abandi babarirwa mu bihumbi, maze bidateye kabiri Rwakayihura nayo iba yivuganye abagera ku 35,000. Mumva rero ko izi nzara zitari zoroshye. Nyuma y'iyi nzara, ubuyobozi bw'Ababiligi icyo gihe bakolonizaga u Rwanda bwatangiye gufata ingamba zifatika zo kurwanya inzara. Muri izo ngamba harimo nko kuba abaturage barategetswe guhinga imyumbati, ibijumba n'ibirayi ku gahato, ikiboko kirisha. Iri hingishwa ry'agahato n'igitugu niryo byiswe shiku, mushobora kuba mwarumvise, muzumva abantu bakuze cyane bavuga shiku. Shiku rero ni ijambo ryakomotse kuri iyi mirimo yo guhingishwa ibihingwa bitera imbaraga na ngandura bukungu ku gitugu
byakozwe n'ubutegetsi bw'Ababiligi bari bakoronije u Rwanda bagira ngo barebe ko baca inzara muri rubanda. Ababiligi rero bafashe izi ngamba n'izindi zitandukanye maze baradamarara bizera ko ikibazo cy'inzara cyari kurangira burundu mu Rwanda, ntihazagire iyongera kuyogoza abaturage. Gusa batunguwe bikomeye n'uburyo inzara y'ikimenya bose ya Ruzagayura yadutse mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose hadaciye igihe kirekire. Kumva harashize imyaka igera nko kuri 15 haciwe iyi nzara ya mbere ya Rwakayihura yabanjirije Ruzagayura, ariko n'ubundi Ruzagayura ntibyayibuza gutera mu mwaka w'1943 ikagera mu 1944 hari rwagati mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Reka tugaruke noneho ku nzara ya Ruzagayura. Iyi ngiyi mushobora kuba mwarumvise cyane, yabiciye bigacika mu mateka y'u Rwanda, abakuru n'abato nabo bakaba bakiyirahira. Ruzagayura yatangiye mu kwezi kwa 10 Ukwakira 1943 iturutse ku mapfa yamaze imyaka 2. Aya mapfa yari yaratangiye muri Nzeri 1942, asa nk'ahwamyeho, nyuma ayongera kugaruka nyuma y'itumba ryo mu 1943. Iyi nzara kandi yarushijweho gutizwa umurindi no kugabanuka kw'ibiribwa kwaturutse ku ndwara yateye ibirayi iyitwaga mildew, iy'ibishyimbo yitwa Cortophylla, no ku ndwara y'ibijumba ya Rhizoctonia. Izi ndwara uko ari 3 zibasiye ibiribwa by'ibanze abanyarwanda baryaga muri iyo myaka banahingaga, ni ukuvuga ibirayi, ibishyimbo n'ibijumba, maze babura ibyo barya kuko umusaruro nyine wishwe n'izi ndwara. Ruzagayura rero yahitanye abantu benshi, niyo nzara yahitanye abantu benshi izwi mu Rwanda kuko yahitanye ababarirwa mu 50,000. Ugereranyije n'imibare y'abantu bari batuye u Rwanda muri iyo myaka, abangaba bari hafi 3% by'abaturage bose. Ni ukuvuga mu mwaka w'1944 byibura buri baturage 100 b'u Rwanda bariho 3 muri bo barapfuye bishwe n'inzara ya Ruzagayura. Urumva rero ko yari ikindi kintu cyatumye inzara ya Ruzagayura imara abanyarwanda benshi ni intambara ya kabiri y'isi yose no guha umusanzu leta nkoroni y'Ababiligi yari ihanganye n'ingabo za Adolf Hitler muri iyo ntambara, kuko u Rwanda rwari rugikoronijwe. Abanyarwanda bagombaga gutanga umusanzu urimo ibiribwa n'amatungo nk'inka, ibishyimbo, amasaka, amashaza n'ibindi byo kugaburira abasirikare b'Abanyekongo ndetse n'abakozi bo mu birombe byo muri Kongo n'ibindi. Urumva bari bakoronijwe n'Ububiligi maze bukajya bubakoresha ibyo bushaka ku gahato n'imbaraga nyinshi, n'utwo bejeje bakadutangamo imisanzu, kuko intambara y'isi ya kabiri yanumaga ivuze ubuhuha ku isi hose, abanazi barabaye abanazi koko. Usibye kandi no gutanga ibiribwa n'amatungo, abanyarwanda banahatiwe kugira uruhare muri iyo ntambara, maze bibafatanya n'inzara ya Ruzagayura, nuko byica benshi. Uruhare rero bagize rwari nko mu mirimo y'agahato irimo guharura imihanda, kubumba amatafari, gutwara imizigo y'abakoloni, gukora mu birombe bya zahabu na korota, guhinga ibireti n'ibindi, byose bitari bafitiye inyungu nk'abanyarwanda, ahubwo bikicisha inzara ababikoraga n'imiryango yabo. Ikindi hano tugomba kuzirikana neza ko inzara ya Ruzagayura kubera ukuntu yakwiriye hose mu gihugu kandi ikaba yari ku bigero bitandukanye mu bice bitandukanye by'u Rwanda, yagiye yitwa amazina menshi atandukanye bitewe n'ubukana bwihariye yagiye igira muri buri gace. Ahangaha hari amazina menshi y'uko Ruzagayura yiswe, bamwe bajya bitiranya n'inzara ku giti cyazo. Urugero nk'abo mu majyepfo, Ruzagayura bayise Ruzagayura nyine, naho abenshi bo mu burasirazuba bakayita Rujukundi, rwa Nyirarushenyi, rwa Kinyebuye cyangwa se rwa Kabetezi. Aya ni amazina abantu bo mu burasirazuba bakunze kwita inzara ya Ruzagayura. Abari batuye mu gice cy'amajyaruguru muri Gisenyi na Ruhengeri bo bayise Rudakangwa imishanana, rugaragaza abadakekwa na Nyirahuku. Urumva ko yari amazina akomeye agaragaza ukuntu iriya nzara yateye ubwoba abanyarwanda. Abo hagati mu gihugu no mu majyaruguru y'ibirasirazuba mu bice bya Byumba, iyi nzara bayise Matemane.
mu ntara y'Iburengerazuba muri teritwari ya Kibuye ho Ruzagayura yiswe Gahoro. Ayo mazina atandukanye rero ntabwo ari ay'inzara zitandukanye imwe ku yindi, ahubwo n'aya Ruzagayura yagiye ihabwa inyito zinyuranye mu duce dutandukanye. Ibyo ngibyo nagombaga kubigarukaho kuko hari ubwo benshi bajya babyitiranya bagakeka ko buri zina Rudakangwa, Imishanana, Matemane, Gahoro, Nyirahuku ari amazina y'inzara zitandukanye. Oya, ni Ruzagayura yagiye yitwa amazina menshi mu duce dutandukanye. Icyakora ntabapfira gushira, hari agace ko mu Rwanda karokotse, aha ni Cyangugu. Ntabwo iyi nzara yahageze cyane kuko hari hafite ikirere cyiza, amapfa ntahayogoze nk'ahandi, kandi uretse n'ikirere igice cya Cyangugu cyari cyegeranye na Kongo Mbirigi. Iyi ikaba yari ikungahaye cyane ku biribwa ku buryo itari kugira ikibazo cyo kubura ibiribwa. Ahubwo uretse n'ibyo, abantu benshi bahungaga bava mu zindi ntara z'u Rwanda nka Astrida na Gisenyi bakagana i Cyangugu, aho icyizere cy'ubuzima cyari kiri hejuru ugereranyije. Mu bice rero bimwe byinshi by'igihugu abaturage barazahaye kubera Ruzagayura, ku buryo benshi bashoboraga kumara iminsi 3 batariye, maze inzara ikabica. Ibi ni ugupfa byo gupfa bakaguhamba, ntabwo ari ugusonza nka kumwe kuri ubu tujya twivugisha ngo inzara iranyishe. Aha umuntu yarapfaga bakamushyingura burundu, ahubwo abenshi ntibanashyingurwaga kuko n'abakabashyinguye nabo babaga badahaguruka kubera inzara, ugasanga imirambo yuzuye hose. Uretse rero n'abararaga inshuro 3 batariye, hari n'ababaga ngo bariye ariko ntabwo ari ukurya mu by'ukuri, kuko baryaga inguri z'insina, bakarya imizi y'ibiti, amarebe, umutsima uvuye mu ifu ya barakatsi n'ibindi bintu ubundi bitaribwa, ku buryo n'ubu ngubu ushobora kubibona ukaba aribwo bwa mbere wumvise ko ibi bintu byaribwa. Hari abantu rero benshi cyane bishwe n'inzara, ariko noneho bahuhurwa burundu byo gushyingurwa n'iyo ndyo idasanzwe irabanangura bava ku isi. Mu nzara rero ya Ruzagayura hadutse ijambo ingarisi ryamamaye cyane kugeza n'ubu rikaba rikoreshwa, rikaba ryaraganishaga ku bantu bananutse cyane bakumirana kubera inzara no kudaheruka gukoza icyo kurya mu kanwa, nuko bakitwa ingarisi. Rero izo ngarisi n'imirambo yaba inzara yabaga yahitanye umusubirizo, ibyo bintu wakundaga gusanga mu nzira, mu ngo n'ahandi hose muri iyi nzara ya Ruzagayura, bikaba bimwe mu bintu by'ingenzi byayiranze. Iyi nzara rero yahitanye benshi ndetse yandika n'amateka akomeye mu Rwanda, kugeza ubwo na n'ubu ngubu abanyarwanda bakiyirahira. Nyuma ya Ruzagayura u Rwanda rwamaze igihe kirekire rwiyubaka, nta nzara ikabije nkayo yongeye kubaho ngo iyogoze igihugu cyose. Icyakora reka dusoreze ku nzara ya 8. Iyi ngiyi yabaye vuba aha ngaha, yitwa Tronc commun. Ushobora gutangazwa cyane n'iryo zina nk'uko nanjye ryantangaje kuva mu myaka igera kuri 12 ishize, ariko naje kurimenyera. Iyi nzara ntabwo yayogoje igihugu cyose, ahubwo yayogoje cyane akarere ka Ngoma mu mirenge yako itandukanye, maze ikitanzitse yica benshi. Sinzi niba hari benshi bapfuye ngo babahambe burundu kubera iyi nzara, ariko ubukana yari ifite nanjye narabwumvise, dore ko narindi mu karere ka Ngoma. Mu nzara rero ya Tronc commun yabaye mu 2012 kugera mu 2013, ibiribwa byabaye ingume, ibindi birahenda cyane ku masoko, maze hakarya umugabo hagasiba undi. Iyi nzara yiswe Tronc commun, ubundi iri zina rikaba ari izina rihabwa ikizamini cya leta gisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Tronc commun, kubera ko abaturage bagereranyije nuko abanyeshuri birahira icyo kizamini ngo kirakomera. Abaturage bo mu karere ka Ngoma nabo basanze uburyo inzara yari bakomereye, nayo bayitirira icyo kizamini kirahirwa n'abanyeshuri. Gutsinda Tronc commun iyi nzara nyine nabyo ngo byari ikizamini gikomeye, kuko abenshi bahasebeye, urugo rukomeye rukahagaragarira, urudakomeye narwo rugatamazwa. Iyi nzara hari n'ubwo yagambuzaga benshi mu bafatwaga nk'inyangamugayo, bikarangira bibye cyangwa bandavuye mu bundi buryo. Hari umugabo umwe wo mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma, umwe mu mirenge yibasiwe cyane n'inzara ya Tronc commun, waganiriye n'itangazamakuru, nuko aravuga ati iki ni ikizamini, kuko kugira ngo urangize iyi nzara utibye uyihonoka amahoro, udahemutse nko mu bwambuzi cyangwa ibindi bintu,
bimeze nk'ikizamini kitoroshye kugitsinda. Nta kabuza rwose iri zina troncome twayihaye rirakwiriye, risobanura neza iyi nzara. Iyi nzara rero ku bw'amahirwe yararangiye mu mwaka w'ibihumbi 2014, abantu bongera gusubirana nubwo twahise twikubita mu cyorezo cya Ebola, ariko byibura icyo kurya cyari gihari, kuko buriya ngo ubupfura buba mu nda, ibindi bintu ubihangana nabyo nyuma hari igicucucucu kiri mu nda. Ngizo rero inzara zigera ku 8 zayogoje u Rwanda cyane muri iyi myaka, kuva ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri kugera ejo bundi mu 2013. Ni iyihe rero wari uzi muri izi nzara? Ese iyo wumva ufite ubukana bukomeye kurusha izindi ni iyihe? Tumenyeshe muri comment. Mwakoze cyane rero kudukurikira, ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.